na boyfriend we araza mwumve muvye ibintu by'imijinya ahantu nabyo biba byarafashe indi ntera. Imijinya nayo kugira umujinya mwinshi cyane kune genda ifata indi ntera arangije afata ibintu aratwika byo mu nzu yahereye ku myenda aratwika ajya kuri matera atwika. Noneho ni ikintu kinatangaje kurusha ibindi amaze kugaruka uziko bahita babana ku kanya direct. Nk'ibyo bintu koko ni ibyo bintu urabyumva umva ubitubwira umbwiza ukuri kuri icyo kintu udaciye ku ruhande mbega nyirabafana nabo bazi umuntu hanyuma nyine umuntu wawe koko nyine urumva umuntu ba biba bitumvikana wandi. Abakunzi bakurikirana ikiganiro cya Tuza Official, uyu ni wa mwanya mwiza mukunda muri benshi tuzanye kugira ngo tuganire kuri uyu munsi. Ndasuhuza abanyarwanda bose muri rusange, ndasuhuza abadiaspora n'abandi mwese mu bihugu bitandukanye mutweka ko mudukunda. Turabakunda natwe cyane muri abagace rwose ku buzima bwacu, kandi rwose mudahari burya n'ibingibi ntabwo twaza kubaganiriza mudatwetse ko mudukunda ntacyo byabimaze. So mwarakoze rero kudukunda, natwe turabakunda cyane kudukurikira. Ikaze rero mu kiganiro cyacu, turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane mubona aha ngaha namwe murabona. Gatari njyewe nabo mwiza ninde? Ni wowe hagaragara rwose. Amakuru umeze neza ngero zuze. Njemeze neza kibazo ndabibona kandi ni kari wakoze kunsura. Urakoze cyane rwose umva njega nyine ni byiza cyane nawe wakoze kunyakira. So Asha reka rero nguye kuri story na story rwose umva uyu munsi tugiye kuzivuga ko tugiye kuganira tujyogana kuri story ari nabyo naringize ngo tugiye kumbwira mbwira aho umva story nshaka kubwiraho. Umukobwa ari ibintu bisigaye biri hanze aha ngaho ukibaza nk'ibintu impamvu bibaho kuko ni iyihe. Umukobwa wenda se ndunda umukobwa urugero nawe umukobwa turajyanye tugiye gusura boyfriend wanjye. Tugiye gusura boyfriend wanjye noneho nkajya nko mu cyumba ho gatoya cyangwa se ndaho hanze ho gatoya boyfriend wanjye akakwaka nimero wasohotse nasohotse akakwaka nimero namara kandi nge uri inshuti yanjye pe tukundana cyane nakujyanye ko nkwizeye nakujyanye ko ukunda. Ntabwo wapfa gufata umukobwa ari wese ngo umwikorere umujyane kwa boyfriend. Yego kwa boyfriend wawe n'undi muntu mufitanye ibintu birebire utamenya birebire bidashinga birangaye sibyo ntabwo buryo wamujyana sibyo. Ese mbabarimbara rwose ugeze ukuri umukobwa uzi ibintu yamukoreye arangije umukobwa asohotse gato yamwatse nimero aba arazimuhereje azimuhereje mu gitondo umukobwa bamaze gutonda umukobwa aragaruka. Noneho ni ikintu kinatangaje kurusha ibindi amaze kugaruka uziko bahita babana ku kanya direct. Nk'ibyo bintu koko ni ibyo bintu urabyumva umva ubitubwira umbwiza ukuri kuri icyo kintu udaciye ku ruhande mbega nyirabafana nabo baze kutubabarira baze kutubwira ibyo bintu uko byagenze. Ubwo wakoze amakosa ninde singiye kubeshya wakoze amakosa ndashaka kumenya wakoze ikosa ninde nawe sereka nkubaza ni gutambwira ngo wakoze amakosa bose ni abanyamakuru. Umva umukobwa ni inshuti yawe araje uramutwaye gusura umuntu hanyuma nyine umuntu wawe koko nyine urumva umuntu ba biba bitumvikana wandi. Simujyanye yego turajyanye urasohotse ugiye hanze gato. Ngiye hanze gatoya nimero ziracicikanye sinakubwira arazakiriye nese ubwo arangije arahindukira aragaruka. none ubu nakeye ahubwo ngende ndakeka abo bantu basanzwe banaziranye. Ntabwo ari basanzwe bazanye nibwo bwa mbere bari babonanye. Ubwo mbwira batubwire wakoze ikosa ninde ni umuhungu wakoze ikosa ni umukobwa wakoze ikosa umuntu wakoze ikosa ninde ni bose
ibintu birababaje iki bintu ntabwo ari story ibi bintu ni true story ibi bintu ni umufana wampamagaye ambwira story hano nambwira ngo ntashaka ko bamugira inama arababaye pe yamamagaye ari kurira umwana w'umukobwa ari kurira ameze nabi umva arambwira ati mbabarira shangazi Naomi umbabarire umgira inama kandi uhe n'abafana bangira inama kuko ndaremerewe cyane kandi uko wamwumvaga pe umva ko aremerewe ndabigira nte umusore ndamukunda cyane kandi bamaze kubana yabaye papa yamaze kubana ndamaze kubana umunsi umwe yamubonye umunsi umwe agezeho barabana ariko baryamanye kabiri ubundi bamaranye iminsi ine bararanye ubwa mbere ubwa kabiri umusore amubwira ngo taha umukobwa arangije amubwira ati ntabwo ntaha wangize umugore undaranye kabiri uranyura unjyana hehe wenda n'umubebe nawe wenda yaje ndashaka ngo batugire inama ese uwo musore ate umukobwa amaranye iminsi ibiri asange boyfriend wiwe ese basi abigenza ate byamuyobeye namwe nimudufashe mutugire inama ni ibintu biremereye bibabaje tumugire inama birababaje biteye agahinda ariko rero abasore rero bisubire abasore bisubire abakobwa namwe musubireho kibuze mu mushirima akantu ushyiremo akantu ko kubanza gutekereza uri kumwe na boyfriend wawe mumara imyaka igera ku 10 umukobwa araje ariko se barumubwire nawe wambare nawe ukamugira inama n'abafana ukazamugira inama nawe wamugira inama kuko ngiye byandenze umutima wanjye ndumva uraremerewe pe ngiye rero singiye kwese abafana inama bazabanza baziduhe banze baduha ama ideas yabo tuanze tubyumve ngiyewe inama yanjye zazirurangiza nukuri pe mutubabarire mutugire inama tuzagaruka tubabwira ukuntu byo tugiye kubwira ndumva mbabaye pe ndumbabaye gusa birababaje abasore namwe mugerageze pe mugerageze birababaje hangane ariko bose bakoze amakosa icyo bintu ntabwo ari niba ukunda umukobwa mukunde pani byo gushaka kumubangikanya n'abandi ngo ubonye umukobwa umunsi umwe ushyize amaboko hejuru urasamaye wacutunga rero twa gusharinga muri Kigali nta kuntu mwatwihana kuko nta kuntu twagabaye wenda sinzi ibintu byambabaje pe numve ngo nababaye cyane aso ariko ubundi muri kamanze mubwire nkawe ari ikintu maze iminsi wenda se ibyo tubazanira burya kenshi ni iby'abafana babifuje kugira ngo tubahe sitori yego tubabarire mumbwire kuri iki kintu nawe kandi uraza kukimbwiraho hari abantu bagira imijinya cyane bakunda kuvuga ngo ni umugabo cyangwa se ni umudamu mu rugo nyine iyo mijinya kagira imijinya myinshi kagira nk'umujinya ibijinya byo birandura yego urakoze cyane ni umujinya w'umurandura nzozi ese umujinya w'umurandura nzozi iyo ubibonye ese ugira abagabo n'abagore cyangwa n'umukobwa uri mu rugo ashobora kugira wa mujinya cyangwa se n'umusore mu rugo cyangwa se n'umwana mu rugo ashaka kugira umujinya mwinshi cyane akamenagura ibintu kajyaho akamenagura ibintu cyangwa se kubera wa mujinya cyangwa umujinya ugira umugore cyangwa se ugira umugabo subiza ntabwo wabyumva none si ngenzi umuntu umwese ni benshi umuntu arifata ngo akantu ngo sinzi ngo abantu ngo barakaranye ibintu bitanarenze tugenda ngwe urugero sibyo ngo urugero umuntu ngo boyfriend we ngo bashwanye mu gake nyine utuntu akagenda agafata ibintu by'amateriel zo mu nzu gakubita hariya ibintu byose bigashwanyagurika ubwo sibyo nibi akamenagura ibyo ni bya mijinya nyine bimwe na bimwe akaba yabitwika hari umufana wampamagaye arambwira ati rero mfite ikibazo shangazi Naomi ngira inama ibintu byankomereye ati mfite sister wanjye babana mu rugo yafashe ibintu byose aratwika barakaranyije bamaze kurakaranya sinzi barakanye na boyfriend we
araza mwumve ibintu by'imijinya ahantu nabyo biba byarafashe indi ntera. imijinya nayo kugira umujinya mwinshi cyane ukuntu igenda yifata indi ntera, arangije afata ibintu aratwika byo mu nzu, yahereye ku myenda aratwika, ajya kuri matera aratwika, ajya ku mabasi byose byo mu nzu aratwika. Sister wahageze wabingurira aravuga ngo ibintu ninde wabikoze bize gute wasaze cyangwa ukabinsubiza ibintu byanyobeye ibintu ndabigira gute uzikora usubije ngo byo ngibyo ahubwo nawe urebye nabi nagutwika yabimubwiye. arangije agenda yegiyeyo tekereza ko mu minota itarenze 15 yamuhamagaye amusimbaza ati sorry sister, ibintu nakoze n'umujinya nawutewe na runaka, urangije nawe umva mutobanire rwose mudusobanire rwose bafana. Iyo mijinya irakwiye koko, irakwiye mu rubyiruko, irakwiye mu bantu koko. Iyo mijinya kugeraho umenagura ibintu ngo nuko washwanye na boyfriend wawe, mutobare rwose mwikosora. cyangwa se umugabo wawe ni ngombwa ko umenagura ibintu. Ntabwo umuntu akwiye tugerageze rwose mujere imijinya rwose yanyu pe. Turabashimiye cyane, mwakoze, muraba agaciro ubuzima bwacu. Nongere mbibutse ukande subscribe, comment, mwisharinge n'abandi kugira ngo ibiganiro tuzatubacishamo ijishe byiyuse, ukandi unareba hirya gutya ugatemo pe, kuko tugiye kugenda tubagezaho show ku buryo kimwe uzaba bahise abashangazi noneho bimeze bite. Nta kintu wabwira abafana mbere ko dusura, kuko urabona tugiye gusoza. Ni ukuri turabakunda, sigaye mbibona ayo muhamagara tuba tubibona ko mudukunda. karakana ariko mugakoreho rwose, mujye musharinga nawe, si ibintu byiza hata rega biranoroshye, biroroshye rwose. Natwe tujye duhora tuzi ibiganiro byacu bya buri munsi, mujye muhora mubibona. Turabakunda cyane. unangiye kumweresa dutahe kandi wakoze kunyegirira. Bye bye.